nje muransetsa iyo mubonye abo mutinya mufite ubwoba mwahashye mutaronka iyi nimfa muragowe ni mutumva ibyo mubwirwa iniganizo twica isi dutuye irazenguruka koko ntisakaye wanyagirwa nibyo buri ngoma igira nyirayo kandi ba nyiri inzozi tuzigize impamo. Let's go. Yo, what's up, party people? I go Barney, plays up PT, standing from Karini Court Impa, me. You know what's up, Isura waibonye, I know you see, Isura waibonye. Dufite umuhungu mukuru homeboy Romeo Rapstar. Nta bintu byinshi tujya twirirwa tuvuga hano. Ukibona umuhungu itumenya ko hano agiye kumeneka amaraso. Lot of blood gonna be shade tonight, man. So let's jump in. Romeo Rapstar, welcome Rizap Club, my man. Nta murumuna w'umusaza tuza reka guhurura ndakurabura singushuka maniga reka guhuka wisandaguza ibyo usanze ndabizuza garuka sindaguza banywereka ibyejo uzabona bari ubona badataka mumvura n'izuba bose nta mutaka biza gusaba gukamirika kugira ngo umenye gusita no gukaba icyo nifuje ngimihanda gutigita nge sinkunda ibyo gutsaba byose mubona mu mutwe birangira pepa zigeze no mu mufuka ngaho reba basasa abaswani mambata bafarangama basama barasama byansabye kwibagirwa ibyo nkunda ndakatira kripa. So that's what's up, man. Welcome Rizap Club, bro. It's been a pleasure, bro. Ni pleasure yanje kuba ngufite hano man hano ibingibi for the culture, for the community, ibiboro ni byacu twese kabisa. For real. Kuko abari big dream gwera kera ntabwo abantu benshi bagiraga platform zihariye za hip hop zino culture nyine ariko ubu ngubu abari umugisha bya atari umuntu abayumva nyine birenze to. For real. So uyu munsi rero nabazaniye umwe mu barejanderi kandi akanaba n'ikiraro, bro. Uyu musaza ni umwe mu kiraro kiva muri old school cyangwa abantu bo muri old school baza muri new school kabisa. Aba middle chart. Nago umuntu yabeshya avuze ko uri bridge man. Ni wowe mu youngins wari uri hagati ya generation ya ba Pfla na generation y'ubu ngubu yabari gukora kabisa. Kuba twatangiye turi abapeti barabagira bahari dukorana nabo baratintroducinga. Tunakomezanya n'abandi baje nyuma turacyakomeza Imana nikomeza no kuduha n'imigisha myinshi nkuko yabikoze. No bapeti bacu bazadusangamo kuko abenshi muri twungubu bafite abapeti batangiye no gukura. Ni blessings man, ni blessings kabisa. So Romeo Rapstar ni ikintu cya mbere turanavuga hano muri Zap Club tuba dufite segment 1 ibimeze gutya. No kuvuga ngo ndakubwira imwe muri rhyme yawe wagiye wandika muri track zigiye zitandukanye. Iyo wibuka verse uyitamo yose, iyo utayibuka umbwira izina gusa. Just let's go. Let's go. Ready? Let's go. You ready? Bo tugiye ku jumpinga kuri rhyme number 1. Imwe muri favorite rhymes zawe kuri njyewe personally from my point of view, man. Blessings guys. Rhyme kubita ngo nje muransetsa iyo mubonye umutinya mufite ubwoba mwahashye mutaronka. Let's go. nje muransetsa iyo mubonye abo mutinya mufite ubwoba mwahashye mutaronka iyi nimfa muragowe ni mutumva ibyo mubwirwa iniganizo twica isi dutuye irazenguruka koko ntisakaye wanyagirwa nibyo buri ngoma igira nyirayo kandi ba nyiri inzozi tuzigize impamo. Let's go. Wayita wiyitiki indirimbo ya Homeboys Romeo Rapstar Karfan Govinda na Young T the Crack Beat na hamwe na J Polly. Rest in peace to the J Polly kabisa. Iyo ngoma rero iyo ngoma kuntu twayikoze ibikoze byata ino ngoma twatumaze iminsi uzko twe Homeboys buni Double G wayicreatinze. Homeboy ya creatinzwe na Bulldog. Kuko Karfan yari afite crew yitwa K-Rappers ariko yaratangiye gukora solo noneho nari mfite nabyita crew reka nyite duoto
na Young T yitwaga West 111 noneho ariko turi gukora aka movement twarakoranaga urebye twabaga turi kumwe noneho tujya muri studio na Bulldog twari mfite indirimbo yitwa Urutonde Nakuka najyaga nyiperforminga muri high school noneho Double J yikundaga bya hatari agiye kuri studio kureba Track Slayer turamuherekeza bisanzwe tugezeyo dukora aravuga ati dusubiremo ya ngoma dukora remix ya chorus tuyisubiramo turayigabana tuyibane ubundi dukora amavasi mashyashya faster and then rero ibyo nibyo byaduhuje na ba Jay Polly na ba Green tutangira guhura nabo nyine kubera ko turi close ya Double J muri twaragigiye Polly muri minsi twaranamubuze ndumva ari yashizemo nka week twaravuganye ariko tutarahuza fresh noneho dukubitanira imihanda kubitanira Nyamirambo kuri 40 nari mvuye home ni kwa Vienne hara ku Mumena ndi gukata abahungu rero bavuye kunsura pore baduparitse imbere ati we mwabirara mwe bimeze gute tini fresh ati mwinjire muri Bima twinjira muri Bima turamubwira se kiri gute ugiye he avuga ati ndi gukata mwe mugiye ndavuga ni twakaba turi gukata twashaka kujya Kimironko ariko twa tugiye gucana kuri studio tukareba kuntu bimeze tugiyeyo dusangayo Fazo sanzeyo Fazo Chepora ati none se yangoma tukatwite tuyikora gutyo yisohotse ariko itinda no gusohoka iza gusohoka mu yindi dimension ibyara n'izindi saga ku mihanda ariko nuko yakozwe rero nawe Chepora nabo bagiye mu bantu bahise batangira kudufasha bya hatari mu kudujyana mu bukonseri mu konseri bwazanaga ibicwa ndetse iyo ndirimbo yanageze kure muri icyo gihe abantu bari kuri street nta muntu itagezeho ni indirimbo nyibonaho na reaction muri aka kanya kandi maze igiye kumara imyaka hafi 10 urumva ni indirimbo iri big so Imana ikomeze imwishimire imuhe iruhuko ridashira Jay Polly buyitiki ijye gukorwa bwa mbere narwo mwari mufite plan yo gusubiza Stone Church wapi bya biboro nabo twasubizaga urebye from deep nuko byahurira urumva irandirimbo ubonye nibifite nk'iminota 3 n'igice ishobora kuba nk'iminota 2 ari Jay Polly kandi icyo gihe bari bashinze Stone Church isa nk'iyamwigije ku ruhande nyine urumva muri TG harimo ibyo bibazo asa nk'ubivugaho twe dusa nk'ababyikiriza ariko twari gusubiza Stone Church dufitanye ikihe kibazo twebwe nta kibazo twari kujyana na Stone Church kuko Stone Church nakorwa twari duhari man around yarimo aba gangster bacu noneho urumva Polly wabivugaho twanga gutandukira indirimbo twe dusa nyine nk'abamwikirije ariko atari kuvuga ngo ni hate atari kuvuga ngo hari beef mufitanye ni nkuko wasanga ndi gukora indirimbo ndi gukatira nk'umubebi kandi wowe ubanye neza n'umubebi wawe cyangwa se n'umugore wawe ukama vasi n'ubundi nawe ukatira ariko atari kuvuga ngo nuko ngo nawe uri gukatira wa mubebi ariko ukabigira deep cyane ku buryo nk'umubebi wawe abyumvishe cyangwa undi muntu amusobanurira ukuntu ari we wavugaga ashobora kugira ngo nibyo ari nacyo kintu cyabayeho nyine numva media y'icyo gihe twe ntabwo twifiteho control irabishyushya bya hatari noneho bamwe n'abaniga bamwe bari no muri iyo crew badusaraho nabo bari actinga nabi urabizi umugabo bari umugabo noneho abaraperi tugira amakare turavuga toke niba nuko mushaka kubijyana reka tubigemo ntabwo tubatinya dusa nk'ababikomeje ariko kubera ko abahungu muba muri nabyita muri click mwahura kubera ko biba bitari real nicyo mpamvu bitakomeje nyine abantu bose batabona muri twe twumva ni nka cup muji ariko gukatira muri studio ariko mugahura akavumo kawe mugahura imihanda wenda ari n'ibintu n'amaserivisi ariko gusaba tubona nyine ni ibintu nyine biraho tubona abantu bandi nibo bizungura abantu bari bafitemo hate wenda nibo bigiye gukorera turabireka turakomeza turikora kuko minimum twari dufite n'ibi project byinshi muri studio muri nari kumwe bose turi kumwe cyane man ndibuka hari akabidi twagiyemo arakivugiza kari abantu close friends tujyayo bitandukanye duhuriyemo abaniga bamwe bashaka guserera ariko bikabananira nyine ukabona urashaka guserera nta mpamvu zihari kubera ko n'ubundi ari ugukatirana n'ubu tuba tugikatirana mu ngoma ntabwo mu ngoma bisaba ngo tubishyire ku karubanda iyo mukomanya amahembe hari igihe kugira ngo weze roho cyangwa se umuji unamurabure birangira umurabuye nko muri vase ariko ukabikora mu bwenge for real. Man, that was so interesting, man. Abantu benshi ntabwo bari bazi iyo story kabisa.
ni story yaranakomeje iba ndende, hari abaji bayitinzemo, hari abaji babaye soft babibifura barakaza bya danje, hari abaji bayitiranya baswa wenda ari twe twari Stone Church, kubera ko Stone Church itakomeje ngo movement ikomeze, na bira byacu nabyo nibikomeze, even na Homeboys ntikomeze, urumva story zo kuyisasira zabaye nkeya, hari abazitiranya, hari abazitinzemo, ariko ni story behind the scene yageze aho iba viral kabisa, noneho inaba mbitu, kuko buriya ushobora no kurasa umuji wikinira wenda umurabura wakabigira deep tu, harimo babigize deep kabisa, bigira birebire. Ni story yamaze nk'imyaka nk'ibiri, ubona bamwe nyine batariyeza tu, ariko kubera ko nta ruhande rwari rufite ubwoba, nta ribitora avuga niga nasara yari sport kabisa, uvuga uti kuko hip hop n'ubundi busanga nk'iyo kamere n'umujama ashatse kubizamura murakomagurana, uba wibereye kuri move, ariko umujama kwendereje basatagurana tu bikarangira uko bizarangira. Yeah, for real, that was so interesting man. So tukijya kuri rhyme ya kabiri, ni boro kubita ngo izi nzozi nini nkeneye energy nice ama enemies, ndi umuhigi w'inigi mbiri mu isiti, ni igihiriri intsinzi yo n'uyu munsi. Izi nzozi nini nkeneye energy nica ama enemies, ndi umuhigi w'inigi mbiri mu isiri n'igihiriri, intsinzi yo n'uyu munsi, pongi mu ndiri y'ikibi, si bibi ibi bici bigotesha cyane kurusha furi, kwanza ubu buzima bwacu ntabwo ari urubanza, mama yampaye imbunda ngo nge ndeba neza ndicwanga, akaga kindaya zinzangano rema utanga impamba idafata mu nzara bo baswera n'abahamba, baye nkwanga nabyanga ukabinzanga nta faranga, ukurushaho gukorora mukanyamagarura yabura, utima nama wanjye untegeka ukomeza imbere ntakebuka, belombe quiet belit baswede bacumite lean si level ni mental case bo baveho, deal usabona ubudobo kalinta bamera amasomo, inyiga guhuma zibeho, set up be free bigumeho, imirimbanyi zikibeho zaje zifite akavuyo biveho, barapevera bitanga nibakomeze bisanga, batumeneye ibanga baducurangiye n'inanga, barapevera bitanga nibakomeze bisanga, batumeneye ibanga baducurangiye n'inanga, ndi kuri mission yo kuba boss street, sindu umushyitsi muri season yo kurya shongira hasi, ndu umubitsi cyane ni babon life mbamo. Yes sir, ndayikunda mba numva buri gihe nayikubita. There is so dope of you. Ingoma yitwa gute? Yitwa Umwotoro. Harimo n'ama rhymes ya Slum nakubise kuko ni boro tugenda duhana. So for real. Noneho story yo kuri Umwotoro yo wayidusangizaho gatwe yakozwe. Ingoma y'Umwotoro yo Slum urabizwe n'umuhungu wanje byatari turi kumwe big time. Umwotoro Umwotoro usko burya yakozwe muri, ntago ari muri guma mu rugo totally, ari ibiboro by'amakafyu. Icyo gihe hari kafyu ya 12:00, noneho hari aha boro Dr Nganje yabaga twamwinjiriye na Slum na Trizy, ndumva twayitangiye Trizy nawe agomba kujyamo, ariko urumva kwera kafyu sinza ka gahunda yari afite, abarakomeje natwe tujya hanze gatoya turi kubyigaho ukuntu tugiye gucomoka. Nganje bakomeje beat urumva hari ahantu itigera ukaba utaresista tu, kuko tuzi yagiye bigitangira natwe dusa nk'abagiye gucomoka, ariko twumva beat ahantu igeze kuyiresista biranga tu twita twinjira. Buriya niyo mpamvu twanayikoze duhana amaparti, ntago twayanditse. Mwayikoze bu freestyle. Nahise njyamo nkubita zira boro, itobora Slum ahita kubita, agitobora bita nkubita vasi ya kabiri, nyitobora ahita ashyiraho ibindi, huko iyo ndumva twarayishyizemo nyuma tuyumviye tugarutse kumva ingoma, ubwo twumvisha ko nta hook ifite, Nganje ahita duha ka idea tuhita Slum ahita gakora gutyo. Iyo ngoma ndumva yarangiye, twayikoze nko mu vasi zombi twazikoze nko minota 15 tu. Kuko kafi yaburaga nk'iminota 30 tugomba gutaha Nyamirambo. Twahagurutse twasohotse, Nganje yabaga hano muri Kicukiro, twasohotse zibura nk'iminota 10 tu twirukanka. Urumva rero ni ingoma twakoze mu gahe gatoya,
ariko impamvu twayikoze kuriya bikagenda neza nuko njye n'umuhungu tugira chemistry dukunze guhura n'ubundi tuga freestyling dufitanye chemistry isanzwe ku buryo iyo ukoze cyangwa se wakoze birihuta tu. For real. So we go na rhyme anyway ni nayo mpamvu twanayise umwotoro tu. Umwotoro ubundi bikoze ni umwotoro, nta hantu tuvuga iryo jambo muri iyo ngoma twayise umwotoro kubera ko niyo. Umwotoro bivuze iki ku bantu batabizi? Umwotoro biterwa n'uburyo ikoresheje mu nteruro, ariko ushobora kuvuga ikintu kiri amazing, ushobora kuvuga ikintu kiri dope, ushobora kuvuga ikintu kiri dangerous, ushobora kuvuga ikintu kiri hot. Umwotoro kabisa. Donc ni sinzi ko so kuri ramu ya gatatu wawe kubita ngo rirasa ndeba rikarenganiga sinigeze numva nikaraganaga amakenga nikaraganaga amakenga sire. Rirasa ndeba rikarenganiga sinigize ntumva nikaragana amakenga biragoye guhuza n'ingwingi nkwepa ibipfa mitima nta nkunda mugayihemba. Ni ingoma bayita Kagaruka. Ingoma nakoranye na Big Papa Stana Boy Chiguchi Pipe aka Bulldog aka Ngumba y'ingwe. Story yo y'iyi ngoma yo gute ijisho ry'uruvu aka ingoma kugira ngo mubyanze ni umutonto kurumva n'undi ni umuntu wawe ariko mujya kwanzura tujya kuyikora. Hari story zabanjeho mbere zo ntabwo ndibuzigemo. Noneho tuza kuvugana duhuriye stu ndumva ntabwo ari yo ngoma twari tugiye gukora kuko hari n'ingoma dufitanye zibitse, ahubwo icyo gihe Nganji yatwumvishije iriya beat Double ayikunda atambwira ati no ngoma tuyikore nari ndi gukora album Muzungu y'Igikara album. Muzungu y'Igikara kabisa n'umuntu twagomba gukorana ingoma atereka dukora iyi ngiyi tu. None numvishe type beat numva iri no muri type beat ntafite kuri album. Ubona irimo sounding out traditional ni fusion ya Kinyarwanda kabisa. So bitanyitangira nyine gutya ko kaboro rirasa ndeba rikarenganiga nyine nko kuvuga umunsi wawe ibintu byose ubona outside. Ntarangije Double akubita ubwo tuba twitwaye gutyo nanone duhana. Ariko bira biporo biraryoha kubera ko twebwe akenshi nk'ingoma ijya gusa nko kuntu twakoze umwotoro. Kuyikora ingoma mudashaka kubitindaho mwihuta wumva vibe akubise ugakubita, wumva vibe akubise ugakubita, mutari gutinda ku ikaramu cyane, muri ahubwo muri gutinda ku bwonko tu. Kuko hari twebwe hari ukuntu dukunda kuganira tukavuga ati bro nubu nahumye ujye ukoresha ubwonko tu. Ibyo ngibyo tuvuge niba gutya wicaye hano ukaba utari kureba igitarama cyangwa se utari kureba mu mayaga, ariko ukoresha ubwonko bwawe wimagine nyine mbere yo kugerayo uhatekereze nyine ugira ukundi kuntu hareba ibintu bitazajya bigutungura tu. For real. Ingoma zawe zose zifite story ziri interesting man, like for real. Ubundi nicyo ari ikintu nkunda kubaza abantu nkabwa ubundi ikintu mwita street ni iki tu. Ni barabara umuhanda nkuko abantu baba bashaka kubivugana utuyira. Nge street nyifata nyine zira story nyine ziba nizo nita street. Kuko zitabaye izo story nta tandukaniro ryaba riri hagati ya kaburimbo y'Iremera na kaburimbo y'Inyamirambo. Ahubwo ibintu bibera wenda nk'Inyamirambo cyangwa bibera Iremera cyangwa se bibera Kanombe cyangwa se n'ahandi hantu mu bice by'igihugu. Nje mbifata ko ariyo description y'iyo street tu. So rero ni kuntu dukora ingoma lifestyle nyine tuba tubamo ahantu bica somehow hari n'igihe usanga ari byo byatumye iyo ngoma ibiyo ngiyo tu ikorwa gutyo cyangwa se iririmbwaho ibyo bintu tu. So ku murongo ukurikiraho rero ni track ya kane ni rhyme ya kane ya guess. Warakubise ngo mundeba kure urabonamo iki, umukire nuzi kuroba ifi, umugoswi araravuza iyogi, nta noti na nkeya ziri ku giti. Let's go. Nta noti na nkeya ziri ku giti. Okay, let's go.
paka ageze mu ruhame bose abateza impaka. Rapstar ntakirimo mbere dore we yarenze imipaka. Mu bikima n'ibikenda boze ntibajya ubwo babaye icwende. Ntakanguheka ibiswende ntibagateka ibuye ngo bagukange. Unde bakuru urabona miki umukire nuzi kuroba ifi. Ubugoswa raravuze iyo gina nutina nkeya zera ku giti. Muntu duwijuri wacu si mu nzu nashize ubwoba nshira imumu. Impundu nizimira induru ntamfura isindira berwa. Nturuka aho badaterwa simangana na gitera nshibura impambi nk'itera. Muri nge niho mu rugo ni muri Heaven. Muri nge mu mubiri na roho ni muri Eden. Mu bikima n'ibikende mu bikima n'ibikende. Iyo boro niyo benga for real. Iyi niyo benga wakubise muri Rapstar Experience ibushize. Muri Rapstar Experience y'ubushize ushobora kuba nariyo ninjiriyeho. Niyo boro wakubise abantu barasara bro. Kabisa ibikende ubundi ibikende ni abantu bose kubera ko ni real nyine ni reality tu. Muri nge niho mu rugo ni muri Heaven. Muri nge mu mubiri na roho ni muri Eden. Mu bikima n'ibikenda hagwa imvura nahubatse igisenge. Mu bikima n'ibikende ntahagwa imvura nahubatse igisenge. Muri nge umva ni indirimbo nyine buri muntu tu yayigira personal tu kuko ni indirimbo y'abantu bose. Kuko abantu bose baba bari hagati y'ibikima n'ibikende. For niza ngoma zidasaza amazi wazisaba kumva. Ubundi ngewe ni nayo focus mba ndiho. Nge mba numva nakora ingoma zo kumva cyane tu. Ukaba wayivibinga wayibyina n'iki ariko ntabwo ariyo main purpose ni ingoma zo kumva. Kuko akenshi jana nabibona n'abantu bazikritika cyane n'abantu baba batazumvisha. Cyari yayumvisha ntiyagira ikintu atoramo kubera ko ubutumwa burimo ntago bwamugenewe man. Kuko nanone iyo umuntu ari gutanga ubutumwa twebwe turi abasizi. Turi n'abahanzi nyine tugomba guhanga tugomba kugira ibyo dusiga. Hari ibintu uvugaho ariko ukasanga wenda position urimo cyangwa se state urimo na situation ntabwo ikwemerera wenda kubivuga gutya igutegeka kubivuga gutya. Wenda uri kubwira aba ntabwo uri kubwira aba. So hari igihe umuntu atimva muri store agasara ngo ibintu bavuga ngo ntabwo byumva nyine. Ntabwo byumva kutabigenewe nyine bro. Ntabwo byumve man. Ushobora kubyumva nubisobanukirwe cyangwa se ukabisobanukirwa ukwawe. Hari umuntu wari uri kumbwira ngo ugomba gukora ingoma ngo umuntu ngo yumva ngo akahita ngo ibyumva ndamubwira no nge ntago mani ndi umuyede. Ngewe ntago ndi umwarimu ufite systeme akoreramo ya rebu. Ngewe ndi umuhanzi uri independent. Ngomba gukora ingoma uko mbishaka ukayumva uko ubishaka kugira ngo itagira limite. Nago ngomba gukora ingoma mvuga ngo nje nshobora kuvuga indege sinange gusa. Ku muhanda man ikintu kitwa indege arabazi indege arabafite arabyita ikangu arabyita ibicwa. Urumva ni ijambo rimwe indege cyane rwose. Rero twe ukoresha nk'amagambo 6 uri kuvuga ibindi bintu bitari ya magambo. Hari ibintu nabyumva akaba lost ariko nayo ni part ya art tu. Ababyumva bababyumva tu. Ababazi ibyo ibingibi ni nabyo bintu byabayeho mu myaka yashize. Ugasanga hari abantu bagiye baswitchinga amajinali bakoraga. Ugasanga bari gushaka kubera indonke. Ugasanga baswitchinze kubera kumva amabwire y'abantu. Ngo bro ngo wakoze gutyo ko none hari n'ibigomo umuntu aba yandika cyane agurisha kuri biriya bikende bindi. None ugasanga ngo kuki utazikora ukambwira bro man nimbaza impamvu hari ibintu ntakora man. Nge ibyo nkora nibyo biri imbere. Ibyo ntakora ni ubizi kandi ntago ndi mu rukiko ku buryo najya nirwa street cyangwa kuri social media nisobanura. Wapi kandi nuko nanjye man nta muntu ndarenganyiriza ko adakunda ibintu byanjye cyatabyumva. Ariko ugasanga umuntu we ngo ari kumva ngo yakuvuza y'induru ngo kwera ko ibintu ukora ngo atabyumva cyatabikunda bro. Go fuck yourself. Ntabwo twebwe turi abayaya bawe man. Twebwe dufite abantu dukorera kandi abenshi ntabwo bashoboye kwivugira. N'abashoboye kwivugira baba bari kutwuzuza natwe tubuzuza. So nibi bintu biri muri community kuko ibingibi is for the community man. Dufite community yacu ishyigikira ibintu byacu kubera impamvu zina value y'ibi bintu dukora kubera ko twe twarize man. Umuntu yarize twize turi n'abahanga abo twiganye barabizi. Nize Kabgayi nize na hano SFB nize na University of Kigali.
ari ibyo bindi muba muvuga ngo dushaka, hari ibindi bintu tuzi byaba biduha byakabaye biduha ibyo bintu, ariko impamvu ibyo dukora byose tugaruka tugakora ibi ni yacu man, ni impamvu yacu. Ni nk'uko umuntu ataza ngo ambwire ngo kuki ukunda igihugu ngo ariko ngo wenda ngo kira ngo aricyo cyiza ngo kubera icyo atari cyo ukunda, niga nkunda nkoresheje umutima n'ubwonko byanjye man, so n'abantu banjye. Bivuze ngo mu ruziga rwawe ugomba kumenya izawe, undi muntu nawe afite uruziga rwe waja mu mibare harimo section ndatekereza ariyo abantu baheraho muri senior 1 yitwa logic, hazamo ibiboro bya intersection. Niba wowe ibintu byawe uri kubona ukabona n'ahantu duhuriye ngo nyine nuko nyine aba ari na fresh kuko ntago uri mubi man, natwe ntago tuba turi babi. For real, that's so dope man, that's so dope. Kandi no tuba turi abanyamuziki ariko ugomba kugira aho ubarizwa man, ushobora gukora afro pop, ushobora kuririmba, ushobora gukora drill, ushobora gukora trap. Drill na trap byo wenda ni ibyacu nibyo muri hip hop, ushobora no gukora na rumba ariko na jazz na kompa byose, ariko uburu twebwe tuba dufite aho tubarizwa tu ntabwo bikuraho kuba ufite aho ubarizwa. Ni nkuko nyine wajya mu mahanga ukabayo ukanahaha ariko ukabura umunyarwanda still. So Ram ya gatanu ari nayo ya nyuma tugahita twinjira noneho muri Romeo Rapstar wa nyawe. Ni Ram kubita ngo icara wumve inkuru y'inyamaswa iruta urupfu, ushonje mu bwonko bamutekeye isomo, uko izuba rirenga umuriro ugenda uhinduka ivu. Icara wumve inkuru y'inyamaswa iruta urupfu, ushonje mu bwonko bamutekeye isomo, ku izuba rirenga umuriro ugenda uhinduka ivu. Wayita Amayogi, ingoma nakoranye na Kale Boy aka Antique Dust Boy aka Ngara. Ingoma ya fresh byatari, niyo ngoma ya nyuma nakoze ku muzungu y'igikara kabisa, niyo ngoma nasorejeho. Ingoma yakozwe gutyo, ingoma yakoranwe urukundo man. Ni ingoma kuko buriya umuhungu ni umuhungu ufite vibes ziri hejuru, ni umuhungu ufite ubwenge bwinshi, ubumenyi bwinshi, umuhanzi munini ukora ubuhanzi bwe buri mu nzego zitandukanye, ntabwo ari umuraperi gusa. Ni umuji ukora ibintu byinshi, imyenda, amatablo, n'amatablo kabisa, azi ibintu byinshi, afite n'ubundi bumenyi butari n'ubw'ubuhanzi bwinshi. So umuhungu rero n'ubundi nawe wo mu gikoni hano GFM, so twarahuje tutatubikora iriya beat none igisekeje ari ingoma na gukora. Ntabwo nari nayikoze ngo nyirangize, sinzi ukuntu nari ndi studio turayiyongoza na Nganji, sinzi ibintu byabaye, niba amasaha yaradufashe dufite indi gahunda tuyijyamo tutayirangije. Noneho tugarutse turi kunyura nyine muri draft ya album, turavuga ari ingoma tutakoze man, dusanga ni nkaho twari tukitangira. Ngara ahita ambwira ati tuyikore gutya na gutya, mama uto ide, kuko nanjye nari naramubwiye ko tugomba gukorana. Bongewe abahungu tuba tugomba gukorana, ariko ntabwo njya pressuring umuntu ngo tugomba gukorana this time, no. Nkorana n'abantu banjye, nkakorera ahantu hameze nko mu rugo. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi uri busy cyangwa udahari ntabwo nagutesha umutwe man. Nanjye nawe wundi umuntu unesha umutwe gutyo, keretse ari akazi agiye kumpa, ariko gutya twe tuba tubikora hagati yacu ku by'urukundo, ntabwo hatera umuntu pressure, bihita bihurirana. Ingoma tuyikora gutyo, kandi ingoma ifite lyrics man, zifite deep meaning kabisa. Hari umuco ugeze kumbwira ngo wari kuvuga gutya, ni wari kuvuga gutya, ndamubwira bro ongera uyumve. Ayumvisha atambwira ati numvisha ibintu wari kuvuga. Ni ingoma rero nziza nkunda byatari, iyo ndi kuyiperforminga hari ukuntu numva ameze fresh. N'ubwo mu ngoma nkunda kumva kuri iriya album tu personally. For real. So yari segment 1, iyi segment rero niyo ibiri kugira ngo idukolinga amaraso ashyuhe, ni iki niki twinjiye noneho mu kiganiro nyamukuru. None ubu ngubu tuhita dutangira twahita twibaza ngo who is Romeo Rapstar man? Romeo Rapstar rero ninde, ni muntu ki, ku muntu mubonye ubwa mbere ushaka kumukurikirana, cyangwa ku muntu wari usanzwe uzi Romeo, ko ni bake cyane batazi Romeo bakunda hip hop, byaba bibabaje umuntu uri gutuninga in kuri Zap Club atazi Romeo ntago byavamo. Ariko ari n'abapeti they have to bagomba kumenya, niyo mpamvu umuntu aba agihari. Hari n'abagrand, hari n'abantu wenda waba ino njyana yacu igenda yikururira abakunzi, hari n'abantu baba bayikunze vuba wenda ari kumenya abantu bari bandi.
So niye information wakongeraho ku muntu wari usanzwe uzi Romeo Rapstar ni umuhanzi nyarwanda, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umuraperi, akaba n'umushoramari. Kuko ubu ngubu dukora ama event yacu tu, urumva twamasiko entrepreneur. Akaba avuka yakuriye i Nyamirambo, akaba subwo nkaba mfite album yanjye imwe, umuzungu w'igikara, aba mfite joint album muriho n'abandi bantu ebyiri ubu ngubu, Ihaho n'Urukerere. Ihaho nayikoranye na Dr Nganji, buriya ni joint album. Hakaba ni Urukerereza izasohoka next week kumwe na Pogatsa. Nkaba mfite na mixtape Urutonde Nakuka nakoranye na Homeboys, izindi ngoma zitandukanye. Nkaba mfite n'umugore tugiye ku buzima busanzwe, n'ibindi biri hafi. Umuntu wese uzi Romeo Rapstar, usura platforms zose cya social media zose, biroroshye guhita ubona yuko man uri in love, kandi urabona iyi y'umutako iri iburyo, iyi iri ibumoso, nyine bagomba kubisobanura utazagera wenda n'umuntu ugira nabyo ni imitako, kandi abari na status ni status kabisa, kandi status iri big byahata, iri big kubera ko ni status yagukurikirana ubuzima bwose. Ni nka music nyine, nabo ni ikintu kimwe mu bintu babikuranga tu. Ibindi byo byinshi ni umuhungu nyine, ni umuhungu chill. Hari abavuga ngo introvert extrovert, nuko bavuga. Je ndi nka 50-50, kuko iyo ndi outside ndi mu bantu banjye mba ndi numva ari fresh, ariko nkunda no gustayinga njyenyine. Nkaba maze imyaka iri professional waba ari 10 muri game, 10 myiza kabisa, 10 myiza kabisa, udashyizeho wenda utwambere uri muri haso. Ibindi byo kwera ko mfite amaboro yanjye, amalink bari kuri zino social media, arimo bio bashobora kugira nk'umuntu wagira amatsiko, sindagira Wikipedia yajya yiyongoza nyine akajyaho akareba, cyangwa akananyiyongoza tundi umuntu guciringa byatari. Na contact za Romeo Rapstar umushaka zose kabisa. Tuvuge nk'urugero ugiye nko kuri Instagram, hariho ibintu byose, hariho email, hariho WhatsApp, hariho Twitter. So Romeo Rapstar ubwa mbere uba introduced to the rap game ryari rimbo byibuka bro? Byari 2009 man. Byari 2009, habaga studio yitwaga Unlimited Records. Yakoragamo Junior, rest in peace Junior, Multi System mana nkorohere. Hanyuma na Click yakoragayo ba Safi Madiba, ba Knowless, bari nibo bazaga batifitwaga ba Young Junior. Hepfo haba studio y'umuniga bitaga Newman, ndumva yakoragamo Mico the Best. Mico the Best ni wari production byatari. Yazikwandika, azikuririmba, ariko azina production. N'umutipe bitaga Bomba, n'umupeti bitaga Festiboy, niho yatangiriye production niba ntibeshye. Ariko ubu yabaye umupapa nawe ntabwo akiri umupeti. Twari ko cyo twari abapeti twebwe na ba Festiboy. Noneho nkajya ngira amatsiko yo kuntu abantu bakora indirimbo tu, ko nakundaga music cyane. Nakujye nakujijwe na music, ntago nakuze mba mu rugo rubamo abantu benshi, kuze mbana n'umusaza, abandi bantu baje nyuma. So umusaza yampaga music cyane, nicyo kintu amakasete menshi iki. Rero nkajya ngira amatsiko yo kujyayo, nyine nakundaga abahanzi, ariko niyongoza tu nzi indirimbo z'abahanzi mu mutwe. Noneho rimwe rero Safi Madiba bashobora kuba atanabyibuka, aranyiyongoza arambwira ati "Petinjira man, urebe ibi biboro uhora ushaka kureba cyo winjira." Ko nabaga ndi clean, nabaga nambaye fresh byatari. Ko nabaga nzi ko nyine arahantu kuri studio na ahantu hagenda abasani n'abastari, najyaga nayo nipampye. Araninjiramo, sinzi indirimbo bari gukora. Urban Boys niyo yari iri gukora. Yari iri gukora. Itivamo hajyamo Negji, na Paxson ndumva. Nicyo gihe bari gukora za Karara, simbyibuka neza niba Karara ari session yindi. Ariko icyo gihe Paxson yaraje na Negji kabisa. Negji ari gukora indirimbo, Paxson arahaca agiye kuri radio gukora, yakoraga kuri radio bitaga City Radio. City Radio kikiri kubikora byatari. Noneho ndabibona tu
mbona kuntu nyine nabonye kuna Band Boys recordinga mbona Neg G noneho nyuma nza kongoza Junior ndamuga ko birabiboro nabishobora man noneho icyo gihe Click arakabiti yari ari gukora agasiga katarangiye mpari Junior nyine ahitambwira ati aragakomeza asa nk'uko Click aramubwira ati kandangirize Junior karangije aramubwira ati sigo wagiyemo hariya nyine wiyongoze turebe icyo gihe rero naranditse akagoma ingoma bitaga Amarira noneho hari n'umukoboyi wanjye Young T twari kumwe noneho guhora nyimurapira yari azi verse ya kabiri we yari ayizi yose noneho njyamo umve ngo nari recordinze verse ya mbere karasi verse ya kabiri karasi na intro barambwira ati oya man no sinabwo wabonye ko abandi baruhuka ariko njye impamvu nabikoze gutyo njye numvaga ari nka test bamaye yari kumwemeza ashaka ndavuga reka mwemeze man beat ni kubite nyirangize tu noneho ahita ambwira ati tubisubiremo neza nkora verse ndambwira niga wanjye ndambwira se nawe yongoze ukore ya verse ya kabiri no ngoma tuyikorane ikironda mbonye kuntu nkora ingoma nawe tamo mani twikorera ingoma no kuvuga ngo Young T yakubise bwa mbere nta na gahunda yari afite wapi afite ya danger nyine wavuga ngo yari ayifite kwa ko nyine ubura aho ngaho opportunity bundi nibyo kintu bakunda kuvuga nyine preparation nyine guhora uri ready guhora uri ready kabisa ku buryo umuntu kwera ko urumva iyo uri mutoya ari ubushobozi udafite ari ibintu udafite ku buryo ariko ku buryo umuntu akwiyongoje tu ibyo bintu nanabigendeho n'ubu ngubu turi mu bantu bakora ingoma vuba and then iyo ngoma ibaho gutyo ariko urumva ntabwo navuga ngo nari umuhanzi nongeye gusubira studio nyuma y'imyaka 3 ko nari umwana iyo ngoma Kamishi ngo yanageze kuri studio arayijyana Kamishi yakoraga kuri radio nawe y'abamizirima VOA Voice of Africa arayikina ibyo biganiro icyo gihe byari bigezweho abapeti baranabinyumvira njye ntabwo nari mbizi bigera no mu rugo noneho barasara ko nari umwana byatari nibwo twari turi kujya segonderi barasara nyine mbona yateje zagara kandi noneho urumva n'ubu nta mafaranga nagiraga nabi iki ntabwo nari mfite amahirwe kutansubira studio nyuma yaho nza no kujya za interna nkajya nkakora ingoma 2 weeks nkasubira yitarange nagaruka ngo barayibuze abandi barayitanze abapeti ugasanga imirongo barayibye ndavuga ariko reka ndangize iri shuri tuko njye nize mba muri ubundi urebye nabaguwa mbere cyangwa kabiri ariko n'inshuro naza nko muri 5 ba mbere ariko most of the time nabaye wa mbere wa kabiri for real icyo kintu nayinkiza imana abakobwa benshi bararabibwiye ndananumirwa abantu benshi babazi ko abarappers babazi ko ntago bibaho keretse ushobora kubutsindwa mu ishuri ariko ukaba ufite ibindi bintu wenda kwera ko wenda watorotse wakaruse ariko ntago ubundi abenshi baba bafite ubumenyi tu baba bafite ubumenyi noneho rero urumva ku mwana umeze gutyo aba ari ikibazo haba ku ishuri haba ku barimu ntago kandi aribo bagufiteho control cyane ntago bagupushinga ko baba bumva ko bishobora kukugotesha rero dutoboye segonderi tutagiye kujya kaminuza nibwo twatangiye kwiyongoza nyine za homeboys n'ibiki niyo mpamvu hacamo imyaka myinshi igera nko muri 6-7 umuntu atarasharije utarafata kariyeri yawe oseriye kandi uvuga ngo wagiyeho studio singiye gusa n'abandi byabayeho mwaje guhura gute na ba Khalfan kugira mukore ni Kayra ni Homeboy Khalfan yaraziranye na Young T yaraziranye bari aboni home iwabo Kimironko Young T we twize hamwe ndokrasa anize muri lycée Saint Alexandre Sauri y'Imuhura nize mu wa mbere itamvayo nyine nza muri externa hano Gacuriro noneho na Young T niho yigaga turahura aba Kimironko nje mbi Nyamirambo noneho ndamwinjirira mwinjiriye hari n'undi mupeti w'umuraperi bagendanaga noneho nawe aziranye na Khalfan urumva bo bari baratangiye kumenya n'umupeti bamwitaga KP noneho yari wa Kimironko nawe bita ba D-Boy na ba Baby Banks noneho Young T rero na Khalfan bari baziranye Young T ubwo yari yarambwiye Khalfan ibyo uko byagenda kose nawe naramwumvisha Khalfan duhura gutyo icyo gihe ndumva Young T na Khalfan banakoze n'ingoma yitwaga ntabwo nyibuka fresh bakoranye ingoma yabo noneho nanjye aho mbere free nkajya njya Kimironko cyane tu
ngeraho na staying ayo tukurya ari n'abantu bazi ko nubundi n'uwa Kimironko bitewe nuko mwabaga muri kumwe cyane big time nahise nkwama Kimironko nongeye kuvayo mazeyo nk'imyaka nk'itanu ubwo nongeye kuvayo nsubira i Nyamirambo tu that is so dope. So turakomeza kugeza n'uyu munsi. So Romeo urumwe mu bantu bagize amahirwe yo kubana na Jay Polly. Jay Polly kabisa kabaka nk'uko izina rye ryabivugaga. So ku muntu utaragize amahirwe yo kubonana na Jay Polly like face to face cyangwa se ngo bicarane bagirane ibiganiro runaka niye personality wenda nk'eshatu wavuga describing Jay Polly ku muntu utari umuzi neza. Jay Polly kabisa Imana akomeza gukire mu mahoro. Jay Polly hari akantu ngiye kuheraho ka mbere namukundiye nanamwubahiye agahuriyeho na Bulldog. Nibo bantu bari big muri industry ariko okay na Traxler abantu twahuye muri icyo gihe bari big urana banganje twahuye kera nje nawe ni umuntu dukorana music ariko nyine akambera n'umuntu tu nambera umuhanzi gusa 24/7. Jay Polly rero na ba Bulldog nabo bandi nicyo kintu cya mbere yankoreye tugihura ngiye twahuye mbona nyine urumva ni umugran umustar wa Danger iyo arabanza icyo kintu arakinyima arabanza ankura muri iyo room yo kuba ndi kumubona as Jay Polly twese arabanza ambera umuntu tu usanzwe akakuganiriza bisanzwe yari umuntu utabyimba mu bantu ko Jay Polly yageze kuri level abantu benshi batarageraho benshi kabisa tugiye muri career cyane cyane no tugiye nko muri hip hop ariko yakuberaga umuntu mukaganira nk'umuntu bisanzwe tu icyo kintu yarakigiraga no ku bandi bantu. Jay Polly akaba yari umuntu utibagirwa cyane uzirikana akayo impamvu nyine urumva kijya kujyana na cya kindi cya mbere yari afite inshuti z'ingeri zose utagira ubugome muri we nyine uticara ngo bafite inzika ngo ibikino yiberaho life gutyo. Ikindi kintu kuri side y'umuziki Jay Polly yari umuhanga bya hatari cyane rwose yari umuhanga bya hatari ntabwo ari umuntu ibintu byagwiririye yari umuhanga bya hatari. Noneho ahantu naboneraga ubuhanga bwe yamenyaga n'ubuhanga bw'abandi kuko buriya ntabwo umuntu yamenya ubuhanga bw'abandi watari umuhanga kubera ko kugira ngo umenye ko umuntu afite inyandiko zirenze nuko uzi ibintu bijyanye n'imyandikire kugira ngo yari umuntu nyine w'umuhanga cyane yari umuntu ureba amakuru zi Bible azi kuganira kandi abantu bazi kuganira barahura ubwenge cyane barahura ubwenge byatari ibyo bintu inyuma y'umuziki kabisa nicyo kintu yanyeretse kandi noneho yari umuntu urumva muri ubwo buhanga bwe yari protective hari ibintu nyine nk'umwana mutoya noneho wari wagize Imana kubise collabo na Bulldog ejo kubise na Jay Polly waciye ku maradiyo kiragiye guca ku maradiyo byari harimo za Giti harimo ishyamba social media yari zitaratera imbere ukakora ingoma ukabona hari ahantu zigejeje hari ukuntu wana tripping amukahita usara so rero akakuganiriza akavuga ati peti gutya na gutya ejo ushobora guhura n'ibi ngibi be ready ejo ushobora guhura na biriya be ready. Icyo kintu nacyo ni ikintu by'umwihariko. Ikindi kintu abandi bose bazi Jay Polly buriya ari umuhanzi nyarwanda gakondo abahanzi baza nyine bakaba abandi bantu ariko yari umuhanzi nyarwanda kabisa wa umuhanzi uguti ni umuhanzi w'igihugu kabisa ko aririmbira abanyarwanda ntabwo yasazwaga n'ibintu bya kure yari umuntu nyine ubona ukunda u Rwanda tu. So Romeo Raps tukiri kuri Jay Polly wakiriye gute urupfu rwa Jay Polly Romeo Raps wabyakiriye gute? Urupfu rero ntabwo turarwakira man ntabwo turarwakira kubera ko abantu bari close ye ntabwo bararwakira tu ahubwo wenda kuko turi abagabo ahubwo twavuga ngo twarwihanganiye gute kuko kurwakira niba haciyemo ino myaka abanza hano n'ubundi ugasanga mfite ibintu biri current ariko sinabivugaho ntamuvuzeho nkaba njya ahantu abantu bakanyaka indirimbo turi kumwe bikaba ngombwa ko ndirimba amavasi ye urumva kaba gakumiza gakubita kuko buri munsi
kubera ko Jani mwari kumwe ibigikomeza ugihura n'ibintu bikakugonga hari ibintu uhura nabyo ukavuga uti ibingibi biboro wenda tukiri kumwe n'umusaza ntabwo byabaga hari ibintu kumbura ukabibura so ahubwo icyo gihe ndumva nabimenye ari nko mu rukerera like dusharing a reaction wagize ucyumviye mu rugo nari nibyukiye kabisa ukuntu ngenda zinduka ndi mu bantu bazinduka mpamvu narase rirasa ndeba tu rirasa ndeba noneho mbonye phone umuntu rero bimbwiye we yari ari kubimbaza urumva nyine ari ukuntu umuntu abona amakuru akavuga ati bo bararanzi uyu mukobwa uriya baziranye ashobora kuba afite information nika none uri kumbwira bino bintu zisa saa 11 n'igice gutyo n'ebyiri kari gushaka nese mukupa wese umuji akashatse kumbwira ko niga ari hayi wenda za dandrenda yanyweye akaba ari kumbwira ngo yapfuye nyine ari icyo kintu kwa kuri kwa ndabarara nyine njye nako nashatse kubifata muri terime imeze gutyo yuko yatabarutse ndongera ndamuhamagara ndamubwira yo bro none si ibiboro uri kumbwira man uri kumbwira ibiki man abarambwiye ati man maze kumva kuri radio sinibuka iyo radio ntago niba yarayimbwiye cyangwa atarayimbwiye baravuga ati Kabaka ataguye mu bitaro bya Muhima ndamubwira okay ati rero ngiye nari ndi kubikubaza man ntago nari ndi kubikubwira ndamubwira okay naribi ndaje ndebe urumva narebye sinahamagara Kavani ndahamagara Bulldog ndahamagara Sharifa ko n'umugore icyo gihe twajya tumugeraho kuko twasuraga umusaza cyane dufite ama contact ndavuga keke biboro mbireke tu rero nta na radio nagiraga ibispeaker tu byo kumvira ko nta radio ya FM afite na iPhone urabizi ko zigorana ku radio n'ibiki ngiye online bona urumva ko abahanzi tuba dufite nimero z'abandi bahanzi abanyamakuru amakuru nibo aherama acicikana bwa mbere ku status ndabibona none umuntu watumiye mbi konfirima no umunyamakuru sindi umuvuge mve mani Samoya wari umutipe wo mu YouTuber nubarazwi ntago ndi bumuvuge ko yatazanza naho zagara zabo abaramamagaye ambwira ibyo bintu ngo bya interview ngo urabona ngo mwarabanye ndabwese bro nta n'umutima ugira man nugushaka amafaranga gusa umuntu man umubiri uracyashyushye wowe wageze muri interview man ndamukatira na Karfana yatamamagara ambwira n'uburyo nyine tunavugana uburyo tuba tugomba kubyitwaramo urumva hahita hakurikiraho gukurikira amakuru byagenze bite byagize harakurikiraho iki kuko icyo gihe yitabye Imana yarakiri muri gereza urumva nyine rero ibyo bintu byose bituma nyine no kubyibagirwa bikugora kuko urumva umuji yarari Y wenda wowe mu mutwe wumvaga ari umuntu ugomba gusohoka kuko niyo makuru ugukurikirana ukajya ukabyuka so rero ni ibintu muri icyo gihe nyine byaratubabaje uswari no mu bihe bya corona ndatekereza no kujya kumushyingura ari Zagara imihanda popo zasaze biraba ibyo ngibyo byo ni igihe kiba kigoye ariko noneho uzi ahantu bigukubita se nyuma noneho muri iyi minsi nk'iyi turimo kabisa nk'iyo wumvishe wenda ngo hari ukuntu bimeze ukavuga uti urabizi aba yarasize famiye aba yarasize amaproje nk'ubu ngubu ngewe nari nzi indirimbo ze kabisa niba ari nkeya ni nk'icumi ariko nta n'imwe iba yagasohotse umunsi we uyu ugeze ukabona ntabwo murabasha kuba mwamukorera nk'igitaramo cyo kumwibuka ibyo birongera bikagukubita tu iyo ubonye hari nk'ibintu bye ku ruhande rwe bitagenda kandi ari umuntu w'umugabo wishoboye uzwi ukomeye mu gihugu karongera kakagukubita so niyo mpamvu nyine urupfu buzabana narwo iteka kabisa ariko ni experience mbi none ni experience ngize kabiri ku bahanzi na Buravan mwari close twari close twaraniganye imburabuturo twiganye hano University of Kigali n'abatipe bitwa ba Omeo na ba Jordi n'abantu bakoranaga hafi ba Mukasa New Level nabo n'abantu nabo bagiye bamfasha bya hatari
twajya tunaganira bisanzwe na mbere yuko atabaruka ndumva tumaze iminsi tuvugana arwaye kwivuza sinzi n'ibindi simbizi story neza maze no kuyikurikirana cyane abari shoke ya danger kubera ko utusanga noneho nka Buravan even na Poli bose bari bato bari bato ubona ahubwo aribwo bishoboka ko bashobora kwanlockinga nk'indi level kabisa ubona ibintu bubatse aribwo bitangiye gutanga amatunda Imana ariko turabimana nibyo mvuga no mu bikende mvuga ngo umuntu duwijuru iwacu si mu nzu iwacu ntabwo ari mu nzu man ntabwo iwacu ari mu nzu ibyo byose nyine bibaho ariko nyine ni ibintu tunabivaho ni ibintu bana nabyo ubuzima bwose iyo ugize imana ukaba ukomeye mu mutwe ntabwo bikuafekta cyane kubera ko noneho ubu nguko n'imbuga nkoranyambaga abantu bagira ibyago abandi ukabona bari kubikoresha mu nyungu zabo bamwe bavuga ibi bamwe bahakana abandi ibyo bintu byose buri munsi ubugihura nabyo nyine bikagukomeretsa ariko rest in peace. So hari ingoma bigeze bakora uvutse ninde right? Uvutse ninde mwari mwaramaze kujointinga wona ba Kalifane cyangwa mwe mutaragahoza? Twari kumwe ariko icyo gihe baga muri Rappers ndatekereza video yayitangira azamo umutipe bita Nurfat na D-Boy The Lucky nibo bari muri Rappers ariko twari close kuko Rappers nibyo bikuvuga ngo Homeboys West One twabaga turi kumwe muri hood twarahoranaga byatari twari kumwe cyane kabisa urebye icyo gihe ubundi sibyo ko Homeboys byarangiye ari bare bagiyemo ubundi urebye hari ya Kimironko twari gukora kuri irimo nk'abantu nka batandatu kuko nyine twaharirirwanaga tukararana tugasangira tukambarana tukagendana so professionally wavuga ngo nyine yari kuri iyo side ariko twese twari kumwe kabisa twari kumwe ko no muri izo studio session twarajyanaga mu bintu byinshi twaga turi kumwe. Hari imwe muri ziriya verse ndabyibuka aho twari turi mu high school za 2000 and what muri witiki abakobwa benshi bakundaga iriya verse yawe n'ubujyanye n'ama event yawe nsanzwe mbona amaze iminsi mbona hari izo bita Rapstar experience iriya movement yo yaje ite mwayitangiye gute ubu ngubu bihagaze ite? Iriya ni concert igaruka ntabwo tuvuga ngo muteze kuri episode ya kangahe, ni concert igaruka Rapstars experience urumva ineminze after me Rapstar ariko Rapstar ntago nayifashe Rapstars kubera ko ari ngewe nafashe meaning y'izina Rapstar niyo mpamvu twayise Rapstars ni nge na Nganji twayiyongoje urumva twakoze joint album ihaho iba successful noneho abantu bari kuduha akazi ko guperforming ariko uziko hano hanze abantu benshi ntago bita ku buryo umuhanzi ari delivering bo bita kuri presence tu wahageze niyo wakubita playback niyo wajya stage ukibyinira abantu bari aho bakishima ugacomoka ariko twebwe hari ukuntu dushaka guperforminga wowe wayijemo warabibonye dushaka guperforminga kabisa kuko ni experience urumva niba ari Rapstars experience ntago umuraperi yaguhagarara imbere ngo agukubite playback ntago bishoboka kuko yaba ari kuguye experience agomba kuba semi live cyangwa full live nyine akakureka experience y'uburyo arapa y'uburyo ariko yakora za ngoma tugira concept yabyo icyo gihe turayikora ya mbere dukorana na Isnova uswa Isnova buriya ingoma yitwa Ihaho itwitiriye album niwe twayikoranye urumva bya making aga sense bibaye turavuga reka tubikomeze tubikomeze n'ubu ngubu ejo bundi yarabaye n'ejo bundi hari indi zaba mu minsi imbere iriya none niyo nashaka tumuvugaho yitwa gute izabera he? Iriya yo nago ko hari amadetaye turi gukora n'abantu benshi hari igihe bishobora kurangira wenda hari nk'amadetaye ntanze akavamo umuntu akagira ngo namuhaye information zitarizo wenda yirangiye wari uhari ni concert nziza yihariye ku baraperi
itanga platform nuvuga ngo twe nta level itajyamo tu ko nta ni concert imaze guperformingamo nk'abahanzi 60 for real kabisa uhereye ba Bulldog ba Paxson ba Karfan nawe ndumva yaraje nubwo yaje nka guest ba Slum ba Snova ngewe abantu bose ba Beat ba Bushari batazi vuga ngo rero ni concert igomba guha karibu ni y'abaraperi tu nitwe tuyitegura ariko ni y'abaraperi urebye n'ikibigamije abaraperi gutanga experience yabo kuririmba live kwibaya guhurana kuko twinvitinga warayibonye muri audience barimo aba producer benshi abanyamakuru bihariye ku njyana n'abanyamahanga benshi abanyamahanga bari mwinshi cyane mo hari bari muri community nyine yo hakurya hanyuma hakazamo abandi bahanzi so hazamo guhura hagati yacu tubikora kujya duhure hagati yacu nk'abantu bo muri industry cyane bo muri community ya hip hop noneho tukanayikora kugira ngo abaraperi berekane iyo experience nyine dusharing experience tu kuko bitaramo byinshi ko biri strategic uzana umuntu ukunzwe ukazana uririmbira gospel ukashyiraho n'umuraperi umwe kugira ngo wenda ukurure amaudience atandukanye ariko twe kuri iyo twahuye turigishanya tu ureba ukuntu undi muntu performinga ukuntu control umwuka we uburyo akorana na audience ko iri muri shows ikunda kuba ushaka kuza audience nka 50% mutaziranye cyane rwose mutaziranye rero arigiye ubona nk'uburyo umuhanzi ajyanye ni audience nawe ukabyiga babona uburyo umuhanzi akontorora umwuka we aperforminze nk'iminota 45 cyangwa isaha ukabyiga urebye ni gutya bimeze izamo guhura kw'abahanzi n'abaproducer n'abandi abanyamakuru aba videographer photographer cyane cyane bakunda hip hop kazamo n'abahanzi benshi kazamo n'abantu bakunda hip hop kandi ikindi urumva ni concert ni experience yaba kuba performinze hari ikintu wanlocking uwo munsi yaba no kuri no kubarebye experiencing ikintu gishyashya kandi no mu buryo bwo kugira ni nk'ibi ngibi namwe mukora mu buryo bwo kugira ngo bya bintu twagiye tubura aho kugira tugume muri blame game ngo abantu nibango badutumira abangaba batwima stage no tubyikorere bikure tuzabisigire n'abandi kuko nk'ubu ngubu nihagira n'abandi bagenzi banjye wenda 2 3 5 wenda baranahari bakora movie ijya gusa kuriya handi ushobora gushituka buri cyumweru ufite ahantu tugomba kujya gukubita kandi bijyanye na hip hop urumva byaba ari byiza byataje so Rapstar Romeo uwe twari dufite uyu munsi muri Zap Club mbibutsa ko this space up Petistani from Kareni Code Impame uyu munsi Romeo yatubracinze that is so good man kandi it's my biggest pleasure kukwakira uyu munsi kuguhosting amen n'iby'agaciro ka danje so dusoze rero Romeo ahangaha uradutamaga freestyle verse imwe iri hard kabisa ubundi duhite tugira ikintu kimwe tubwira abanyarwanda twikomereza let's go riskireka twumve uko ndushaho kumenya niko ndushaho kumenya ko hari ibyo ntaramenya bitch nitungana motherfucker numenyera hari ibanga ryawe rimwe nzamena nubwo ubona mbanseka hari byinshi mbamisha burya hari ubuzima ntihabura umugisha kandi nubona zirya witegura umubisha jumenya uhisha bawe niba nyiranzobya nitsabaye imiriro ku murimo biba bisa nk'imikino yo ndi kwitamo izo nyo simbarizwa mu rugo ndumusazi uza mfata utyo nuza nabinza guhanyo ko nkubike hurusyo uyu munsi nari nabyukiye Kicukiro tubu podcast twari twahacanye umuriro sibyo gusa kuko twari turi no kutwitamo none ubu bavuyemo ubu ndikomereje Rapstar OG to the OG man inshallah kuri buri muntu wese watune in kuri Zap Club uyu munsi those pays up Petistani from Kareni Code Impambi uzako Rapstar afite staff nyinshi ari kudutekera album nshyashya ari kuyingoma nshyashya urumogore ni lead single kuri album mfitanye na Pogatsa urukereza tariki 9 z'ukwa gatanu izaba iri kuri platform zose Rapstar's experience nakagaruka
dufite aya mu hip hop Green Fairy ifite aya mu hip hop urumva bizi nabyo ni amabara itariki 4 z'ukwa karindwi Institut Français tumaze iminsi twakubita kinyarwanda concert series man turi ku muhanda kabisa kazi kenshi cyane kabisa kazi kenshi bibutsa ko uramutse ukeneye kugira icyo ubaza Romeo Rapstar you can pull up on me wa sliding muri DM yanjye ukambwira icyo umushakira nkabahuza cyangwa se ugahuza nawe direct n'umukobo uciringa byataye so chef man so thank you so much for tuning in with God bless you bon